ukimara kubona iyi video wumvishe warira ibintu tuba tubabwira ukimara kubona biri confirmed ko yasimbutse urupangu wumvishe ugize ubwoba mu nda ahubwo nanjye navunitse ndimo ndacumbagiye mbere y'uburetse gato kuvugwa bigomba kuvugwa kuko nta muntu hano muri no mihanda utajya uvugwa iyo ibintu bimenyekana. Urakoze cyane. Hanyuma Sabe hariya yahunga giki rero reka nanjye nuvuze ngo tubigendeshe gahoro urabyemera yuko urabona ko iriya Sabe yasohotse mwiriya nzu kandi yasohotse hari umuntu already telefone yuri gufata video urabyemera mbesha bavuga ngo Sabe ngo kucyumvira nize hari inyuma none se nako hari muravuze ngo Sabe ngo atinya amafoto ubu Sabe umubonye ahantu mu bukwe ukajya kumufotora yahita ajya guca munsi y'amakaze akiruka cyangwa munsi y'amakaze ashaka gukubwira Ndimbati wiriwe neza Godfather wumvishe ugize ubwoba mu nda si mu nda gusa ahubwo n'umugongo wacitse ngaho ijambo ni ryawe buriya rero ejo bundi nibwo twavugaga tukavuga abantu badutera amabuye badutera amagambo abantu baravuga bati ibintu nyamara biba biriho abantu bagahakana ubu se abantu baracyahakanara abantu nibaze twubaka urukundo rero noneho igihe kirageze abantu nibasaka inzobe ngiye kugeza amasaha nta kintu kiremeza ko Sabe yaravuye gusambana oya wasanga hariya kiriya gipangu uretse gato wasanga kiriya gipangu cyari gitewe n'ibisambo ngira ngo mwabonye abo batangaje ejo bundi bamaze abantu babazengereza icyo ni kimwe ikindi cya kabiri wasanga muri uru rupangu habonetsemo inzoka y'impiri uretse gato ikindi cya gatatu wasanga kiriya gipangu cyari gihiye amashanyarazi agifashe byose birashoboka umwana mwirirwa mushinja yagoha mwigeze mukora DNA ngo mwemeze ko ari ubu ureka kwigira indyarya mukajya muvuga side imwe Niba yatuje kongera kuvuga yago urongera kuvuga ngo wamuvuze kare wongere Niba komeza Godfather yureka kwigira indyarya rero nawe hari umuntu wirukanka nta kimwirukankanye nyine ariko none se umuntu Sabe yirukanka yarahunze iki hariya ibyo byose uri kuvuga ko hatari hahiye ko nta mwotsi twabonye ko nta nzoka twabonye abari bahari ko babashaka kuyica ko nta bitambo byari bihateye hari n'abandi bantu wabonye urinda kuvuga ko umuntu yagiye gusesera hariya ahubwo se urubavu rwagumyemo ko nabonye hari n'ahantu ikintu cyamudikuye mu rubavu ushyizemo ubugome nawe reka gushinyagura kuko ndabizi ntabwo reka gushinyagura nawe ukubitiye mu mazi ariko se ndinda gushinyagura ushyizemo nawe ubugome ibintu byagaragaye se ntabwo mwabonye ikintu mu rubavu we ntabwo mwabonye ikintu mu rubavu ikintu cy'umuzi w'igiti cyashaje ntabwo mwakibonye reka njye wenda mvuge ku ruhande tureke ibindi bintu ibi bintu byose bikwiriye kuduha isomo njye nabwiye abantu ngo igihe kiragera byose birashoboka ibishoboka rero ntabwo bishobokera umuntu umwe bishobokera twese yego yagiye se nagira ngo nsaba abantu bose bafitanye ibibazo ko bakwiriye kwegerana bakabicoca bakabirangiza bakagira urukundo kuko aka kanya turimo tuvugana ibi bintu bikwiriye kuduha isomo Ndimba muri ibi bintu utibigomba kuduha isomo ibi bintu turi kuvuga kuri Sabe uretse kubona ari kuguruka kandi ari icyamamare ibintu yakoze bigize icyaha oya bigize amakosa oya Sabe hari umurega ntago bigize amakosa ntibigize icyaha ahubwo bigize amakuru ashingiye kuki
ashingiye kuko ujya kuri space ugahamagara abantu ukaduhuza abantu barenga 1,000 abantu bose bakaza bakavuga ku muntu umwe bigize icyamamare gutanga akazi byaguhaye akazi wakagombye kuba urimo gukora ibindi twakagombye kuba nanjye hari narindimo gukina akuri kubirimo narindimo komeza umva wowe Godfather aka kanya byaguhaye akazi rero none se wagira ngo abantu barimo gusimbuka ibipangu bangana iki barahari hari n'abaryamye aho ngaho mwebwe murimo gutekereza ariko kubera ko umuntu wese agerwaho n'igihe cye iki gihe ni icya Sabe ntihagire n'umuntu wongera kuvuga ngo bavuze Sabe nicyo gihe cye aravaho hajyaho abandi hari ibyabanje Dr. Radio turanyumva ntihagire rero umuntu wongera kumvisha ko yabwiye Sabe ngo ariko Sabe ngo aretse ibyo ngibyo ngo sinzi ukuntu yambwiye ngo wahindutse ukareka ibyo bintu urimo ko atari byiza muri iyi video muri iyo video ni ibiki rero yamubwiraga gusa kumenya space arimo ahantu hari ntabwo nabwira ngo ari aho yagari ubwo niko cyo nagusubiza kuko namunye imbere ya kamera yago wamubonye imbere none se yago yavuye Uganda uyu mugabo nyuma yo gukora operation Kimangwema yasanze yago Uganda ahubwo n'ibindi murabitubwira ibintu rero bino bintu birimo margoyisha hari ibintu byinshi BRIANNE nakubwiye ngo niwumva kano ka video nakinnye ngo sinkumvisha uwo muntu nukuvuga ngo ibi bintu byose nyuma yuko nyiri gufata video wari imbere ya kamera ya Yago mu Bugande Yago yatanze ubutumwa bugira burya bukingo urebye ihangane wumve urabitwumvisha kugeza ryari ariko BRIANNE okay ntari reka dukomeze ahubwo nawe kereka niba ari ikindi kintu ushaka cya danje na kimwe kirimo hano sibyo ahubwo ngewe ndimo basireka kubyemere ikintu cyadanje umvikana uretse nyine amakosa abaho ariko se njye none ndimo ndareba abandi bantu bahera kuwa mbere kugeza nubwo bajyana ngo imetero kujya gupima igipangu ese ubwo reka ngo none se ntibahakana ko atahasimbutse ariko se kuri kufata Sabe ukamugira simple video ukamugira nk'umwana wa Gatongore Gatongore ariko umva nkubwire turi kuganira turi kumvikana sibyo hano buri muntu wese arakosa ku kigero cyiwe kandi urabizi neza ko hano mu Rwanda iyo ufite izina rwose ugakora akantu barakurira kabisa sibyo ariko niba wenda ndabyemeye pe ino video ya kabiri isohotse iratwemeza yuko icyo gipangu yagisimbutse ibyo ntago nabihakana kuko niba narabonye video ya mbere aryamye hasi yavunitse nkabona indi ya kabiri y'imyenda arimo araca mu kantu k'agaferege ibyo byo rwose biragaragara pe sibyo ariko nk'uko mwabivuze ntabwo murigera mubona iyo video ngo wenda basambanye kuko mba numva ariho muganisha cyane ariko ninde muntu ugeze na box ya Sabe oya nyine nibyo ndi gukubwira ariko ugenda ku ma YouTube hose urebe impamvu y'ibi bintu niba bari kukubwira nuko mruva ngo turi ntabwo ngewe ndi kwenjoyinga video ndi kubona kuzinjoyinga sindi kunyishimira ariko kwenjoyingamo ni igiki ubwo twana umugabo sibyo nawe bagwaye urugero ngo ejo bundi hano baraje bakurimira hita iya debeli ntitwayenjoyinze twumve ibi bintu umva twumvikane nukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya ntiwumve ko turi gushinja umuntu ibintu no twumvikane ikintu kimwe oya nabwo mvuga ko muri gushinja ariko uburyo nyine uburyo muri gushyigikira none se reka nkubaze ubu reka ko Clara yaje akavuga ngo ntago arimo arasenya ngo ari kubaka ndakubajije buri arimo arubaka cyangwa ari kurusenya noneho ahubwo byanyabyo reka nkubaze nyine nsubiza yavuze yuko ngo adashaka ngo gusenya ngo gusa ngo yageranga ngo abaprovinge longo ko ibyo yavuze ari ukuri nanjye ndakubashije nk'umuntu w'umugabo ntago arimo arasenya cyangwa arimo arubaka ndagusubiza muri aya magambo nakubwiye nituvuga kuri iyi saga iri kuzana ibimenyetso ntago dusimbuka ntago turi busimbuke kese ya mbere aho umugabo yatabazaga ko arimo gusenyerwa na Sabe twe tuba honete
hanyuma mbere yuko yego rata komereza DJ Brian nadote mbere yuko tujya mu nkweto zawe wenda kwiyamye uri kuza kuntera iseseme ngo ni muting besire ndamuting asani muri space yawe cyangwa ni ya bene wanyu baje gukorera gateka iyo bahera ndatoyana mani reka nkubwire ari igihe umuntu yiyuba abantu bagashaka umurimo nk'uyu ngo ari kundedemba uri kundedemba ino space ndiho ni so wayihostinze ariko se gateka wabatijwe komeza umvuge Godfa ndavuga nti twumvikana ikintu kimwe niba dushaka gusasa inzoga ariko simwagiye mugira imana ngiye narabatijwe ubu Godfa ntabwo nemeye gufata ubwenge kaburambika hasi niyo mpamvu nakabaye ngundi gukora advocacy ni showbiz so ndavuga nti nitujya kuvuga kuri iyi case ubwoba papa ndeka ngira ubwoba baravuga ngo utagira ubwoba badafite ubwenge oya nibyo niko bimeze ariko ndimo kubaka application uragira ngo ni bande bazakora subscription ugiye no gukora ubona babajamba bari ariko ejo bundi application izoka mwese muzashyira iryo dolari ibyo ndukumbwira ndabakunda abona babaje mu bintu bya advocacy sinzongera kubikora mureke mbane namwe amahoro ngiye kwizanira application ama video nkaya muzamu yasanga atagize ibyaha hanyuma ubundi tuhatwike nanjye ngira icyo bakuramo urumva application iri hafi iri mu igerageza naho abagira ngo ngira ubwoba kuko utagira ubwoba ntabagira ubwenge mureke ngira ubwoba gusa ikintu kiriho kimwe komeza kujyana nabonye na papi yaraje murajya ngo mbikihebe se papi ndahiro yaraje nabwo ati wowe wabaye umunyabwoba wasabye imbabazi nzongera nzisabe n'inkosa ntabwo ngende ikigenge ningera aho nkosheje ibyo by'ibyo wasabye imbabazi ntabyo namenye nta nibyo nkeneye kumenya tuvuga ibi ngibi ubwo bwoba bukuye reka ngira ubwoba mfite impamvu nagize ubwoba ni byiza ariko ni byiza mani iyo umuntu ari mu makosa agasaba imbabazi nta makosa nakoze ariko kuyoba ni ikintu reka tugaruke ku cyatuzanye uyu munsi buriya karame ubwo bwoba nagize wabanje kubugira sheri turarumira reka nkubwire hari igihe reka nkubwire hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka video zanjye zigeze hera je video zanjye ko mutari kuzishyira hanze kandi twayibonye se twayibonye ni karako nyine mwari mufite twayibonye ariko si ukutume twayibonye hano uvuye muri douche uvuye shamwe tujijisha mwana dukomeze kuri yasabe ariko wowe bite byawe urukumva Bria abe niwe ugezweho mwana uba tugaruke gatoya ariko ngo gahambirwa mwe ubundi ni gute mwana we ngo Rwanda nziza ubundi wowe uri gatiki tugaruke gato so gahunda iteye irya aya masaha tugiye gusasa inzobe Brianne nta muntu uri gushinja Sabe ariko turavuga dusasa inzobe uyu munsi zikamwo zitahanye ni ukuvuga ngo nituza gusubira inyuma tukitegereza neza twamanje kubona umudamu urira avuga ko umugabo nako avuga ko asenyewe kandi asenyewe na Sabe izo voice no turacyazifite abigende gakeya uyu mugabo turamubona bahita bata kuri ya mugabo kugeza naho batuzaniye umudamu ariko serekana ibintu nanze ko ntazasubira musingiye kwiteranya ariko tuvuge ibyavuzwe iyi case rega ni inkuru kugeza naho bafashe uyu mugabo bakamushinja umudamu utuye Rubavu ufite amabuno ko ari waciye umugore w'imbere inyuma uyu mugore yagiye kwihimura tugaruke gato twibukiranye ko uyu mudamu ari muri divorce tubyumvikane uyu mudamu uyu ngwino ntebe ari muri divorce n'umugabo kandi umugabo yamanje kuvuga induru avuga ko asenyewe nande na Sabe mu biganiro bya mbere twumvikane rero none Sabe afatanywe igihanga afatanywe ni ikihe mu rugo rw'abandi ongera twasasa inzobe hano rero kubivugaho mbere yuko tugira Sabe imwe tukumva ko tugomba kurenzaho tumaze tugirira umugabo sobanurira n'abantu icyo gihanga afatanywe reka nicyo mvuga gatoya uretse gato abe uretse gato gusa ihangane Bria niba ikiganiro cya mbere waracyumvisha hari umugabo wa complainingaga wategaga moto agasanga umugabo afashe Sabe niwe mugabo wagurutse wa mbere yegera karara bijya hanze tugende gake mbere yuko twemera ikintu kimwe icyo tuvuga Sabe ntabwo yaciye nk'amabere hano hari n'abagabo baraye barongoye abagore batarababo ibi ngibi nta kintu cya danje kirimo ariko kuvuga ngo ntibivugweho
uriya mugabo we aya masaha uri muri process za divorce kuvugwa bigomba kuvugwa kuko nta muntu hano muri no mihanda utajya uvugwa iyo ibintu bimenyekana. Urakoze cyane. Hanyuma Sabe hariya yahunga giki? Rero reka nanjye nuvuze ngo tubigendeshe gahoro. Ego. Urabyemera yuko urabona ko Sabe yasohotse mwiriya nzu kandi yasohotse hari umuntu already telefone yuri gufata video. Urabyemera? Igo ndakwemera. Nukuvuga ngo uwaje gufata video Sabe nuko yarazi neza yuko Sabe ari muri iyo nyubako. Uri kubyemera se byo ira? Uravuga ngo umukobwa? Ndi kukubwira ni ego biragaragara ko umuntu wafashe iriya video Sabe Sabe asohoka kamera iriho nyine yari iri kuri coding kabisa ko uwo muntu yarabizi neza ko uwo muntu arimo. Ego sibyo cyane. Ahubwo wakibaza uwo muntu yagiye gusetinga kamera, urabona iyo uri mu nzu y'umuntu ntabwo ubuzi ibyo barimo, either aricaye cyangwa se wenda niba ari no gutera story buri wese aracecetse ari muri telefone. Uri kumva byanga byakunda hari impamvu uriya muntu yashyizeho kamera agafata video. Hari n'impamvu nawe uwari uri mu nzu nawe yasohotse ahunga aho kugira ngo ahubwo avugane n'ufite kamera abanumvikane binarangiye. Okay. Akavuga ngo tfaza no mukomeze ariko mbanje gutanga nuza yanjye point of view